bakomoka, ariko nanone na rwa rurimi n'abahanzi barurimo nabo bakabona yuko rwabatunga batiyambaje izindi ndimi. Nifuza ko urubyiruko rwaba nkarwo, kuko kuba nkanjye byabagora, ahubwo hari indangagaciro dukwiye gusangira nk'abanyarwanda, mu mivugire, mu myandikire, mu mitekerereze, kuvuga ururimi kavukire rwawe neza, kuko uko wisobanura mu rurimi rw'iwanyu niko bigaragaza igihugu cyangwa uwo uriwe. Rumwe mu rubyiruko rwakuriye mu mahanga rusanga ari ingenzi kandi ari ishema mu gihe ufite umubyeyi yaba umwe cyangwa bose bakomoka mu Rwanda, ko nawe ukwiye kuvuga ururimi rwabo. Ndabikunda cyane, biramfasha cyane kubera nshobora kuganira na famiye yanjye hano, bituma nkunda igihugu cyane, nkamenya icyo abantu bavuga. Ntabwo turi abazungu, tukeneye kumenya Ikinyarwanda. Nshaka kwiga Ikinyarwanda, nshaka kumenya umuco wacu, kubera nshaka kuvugana n'ababyeyi banjye. Kwiga Ikinyarwanda yadushimisha. Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi Jeanne Paul Abdallah utuma twishima yasabye urubyiruko kwiga neza kuvuga ururimi rw'Ikinyarwanda, nubwo no kwiga indimi z'amahanga nabyo ari ingenzi kuko zirufasha mu mihahirane. Kuba umusirimu rero ntibisobanura kwibagirwa uwo uriwe, ntibivuga gusiribanga umuco n'ururimi byawe. Iyo umuntu akiri muto, mu by'ukuri amahirwe aba ari menshi. Ururimi ruboroheye kumenya kandi mukarumenya neza ni Ikinyarwanda, ariko reka mbashishikarize kuri uyu munsi ko n'ururimi rw'amahanga rwo guhaha, rw'akazi nk'Icyongereza mwarwiga mukarumenya neza. Ubushakashatsi bwakozwe n'Inteko y'Umuco muri 2025 bwagaragaje ko Abanyarwanda ku kigero cya 94% bemeza ko Ikinyarwanda ari ururimi kavukire rwabo.